Tubahaye ikaze ku murongo mugari wacu wa YouTube, aho dukura amakuru agiye atandukanye yadufasha mu myigire yacu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku itangazo ryasohowe na HEC riburira abanyeshuri bifuza kwiga muri University of Rwanda mu mwaka w'amashuri 2025-2026. Mu minsi ishize hari hasohowe itangazo rigaragaza abemerewe inguzanyo mu kwiga muri RP muri uyu mwaka n'ubundi, kuko byaje kugaragara yuko hari abanyeshuri babasha kubura inguzanyo bitewe n'uko basabye nabi kubera kubura amakuru. Niyo mpamvu natwe uyu munsi twabagejeje ritangaza kugira ngo noneho mwitegure kare igihe ubusabe bwanyu bwo kwiga muri University of Rwanda buzaba bwakiriwe, mukurikijeho gusaba inguzanyo muri HEC ku buryo muzabikora mwitonze. Reka tubanza turebere hamwe ibizagenderwaho babara amanota mwagize. Amanota umunyeshuri yagize azajya ashyirwa kuri 50%. Bivuze ko mwakoze amanota ari ku ijana, azajya agabanywa kabiri ashyirwe kuri 50%. Noneho n'ibyo umunyeshuri agiye kwiga muri kaminuza bizajya bishyirwa kuri 50%. Ahubwo ngako mukumve neza urugero, katwifashisha ingero hano kugira ngo tubisobanukirwe neza hano ku manota. Niba njyewe naragize amanota 100%, hari icyo bita weight allocated. Bazahita bafite amanota 100% bagabanye kabiri ngire 50. Aho birasobanutse. Ubwo wowe wagiye ubona bazajya bashyira kuri 50. So, noneho abantu basabye kwiga muri UR Sciences, tugiye kurebera hamwe abantu bazemererwa inguzanyo nabaye. UR Sciences hazahabwa inguzanyo umuntu ufite amanota 45 kwijana. No, kuri 50. Ako kumve neza. Kumvikane neza. Umuntu ufite amanota 45 kuri 50 wasabye kwiga UR muri Sciences cyangwa se muri STEM, aho ngaho uwo muntu rwose afite amahirwe yo kuzahabwa inguzanyo. Ibintu mujya mubyitaho kugira ngo bijye bafasha kubona amakuru yuzuye, kuko hari igihe umuntu ahubuka ugasanga birapfuye asabye inguzanyo atabanje kureba amanota afite, bityo bikaza kumuviramo ko yabura iyo nguzanyo kandi yari yujuje ibisabwa bitewe n'amakuru makeya gusa. None abantu bo muri non sciences, UR non sciences, umuntu ufite amanota 20 kuri 50 aremerewe. Ibyo dusubiramo cyangwa ibyo ngenda mbabwira ni ibyatangajwe na HEC, sibyo nitangarije. Ndagira ngo mujye mukurikira mubona amakuru yuzuye, kuko nk'uko mubizi mu minsi ishize ku itariki 31 z'ukwezi kwa 7/2025 nibwo HEC yasohoye itangazo ryarebaga basabye inguzanyo yo kwiga muri Rwanda Polytechnic mu mwaka w'amashuri 2025-2026. Mwabonye yuko reka turibibutsa turibasomere kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bimeze. Ubuyobozi bwa Higher Education Council HEC buramenyesha abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga muri Polytechnic y'u Rwanda, Rwanda Polytechnic, mu mwaka w'amashuri 2025-2026 ko bazatangira umwaka wa mbere first year. Ibyavuye mu busabe bwabo bw'inguzanyo biboneka banyuze kuri link https://hec.miss.hec.gov.rw. aho ngaho niho resulta zabo bazibonaga, bakaba babasha no ku downloadinga proof. So, abasabye inguzanyo binjiza habugenewe registration number, turavuga ba RP, akabona ibyavuye mu busabe bwe bw'inguzanyo, akaba yabona n'urupapuro rubyerekana ariyo nka proof. Ibyagendeweho mu gutanga inguzanyo ni ibikurikira. Amanota umunyeshuri yagize arangiza amashuri yisumbuye ahabwa 50%. Aho ngaho birasa no muri UR rwose naho nicyo bazagenderaho. Ibyo umunyeshuri agiye kwiga muri kaminuza ishuri rikuru nabyo bihabwa 50%. So, amanota wasabye yabonye n'uburyo abazwe biboneka ku mugereka w'iri tangazo. Umugereka w'iryo tangazo n'ubundi urasa nk'uwa UR neza rwose, ko amanota abarwa muri HEC, kuko HEC nicyo kigo gikuru gishinzwe gutanga inguzanyo kugira ngo abanyeshuri babashe kongera ireme ry'uburezi cyangwa se ubumenyi mu mashuri makuru
ya za kaminuza. Rero HEC ni sponsoringa bose, sponsoringa ba RP ndetse n'aba UR. Ibyo byumvikane neza ko n'ubundi byo bagenderaho ntago byahinduka, iba ari ibyo ngibyo. Kandi nanone tubibutsa ko hano muri itangazo riheruka rya HEC yasohoye rireba RP, hano HEC yaburiraga abanyeshuri bari barapurayinze ariko ntibabone inguzanyo ko ubujurire bw'abatishimiye ibyavuye mu busabe bwabo buboneka binyuze muri HEC Miss hakoreshejwe link yakoreshejwe mu gusaba inguzanyo. Iyo link nayindi twavuzeho haruguru. Ibyo byumvikane neza. Gutanga ubujurire bigakorwa mu gihe cyateganyijwe. Wowe niba uri umunyeshuri muri University of Rwanda ukaba ushaka gutanga ubujurire bwawe, ikintu ukora ni ukubanza ukareba amatariki, ukareba n'igihe buzarangiriraho. Iyo ukoze mbere y'itariki ntabwo bwakirwa, ndetse na nyuma y'itariki ntibwakirwa. Ibyo byumvikane neza. So aha ngaho nta kindi twabwira rwose, ni ibyo ngibyo, amakuru yarayo, itangazo ryari iryo, mugomba kubyitaho, kandi ugize ikibazo yemerewe kutubaza muri comment, biremewe, cyangwa se ugakontakitinga izi namba 078 78 nanone 45 834. Murakoze cyane.